Munsi turatinda ku nyigisho ireba abana ariko ikareba abana ireba abakuru. Ese kuki Yezu aha icyubahiro cyane abana? Ni ukuganira nawe, ni ukumenya kumwumva. Akajambo ni keza, écoute, kumenya gutega natwe ni muri kubita nuko nyine kumenya gutega amatwi umwana, ndetse buriya no mu byamena nk'umwana harimo kumenya icyo umwana yari akene. Uko agenda akura rero niko uzagenda umenya uyu mwana, ndetse buriya niyo rimwe na rimwe dutangira guhana n'abana. Wabaza umwana uziga iki? N'igihe tutanabibaza twebwe, ushaka kwiga iki? Wagombye guhita ubihuza n'ubuzima bwe bwo mu bwana. Nushobora kuyimuyora uti ushobora kuziga iki? Muri umwaka wa liturujia A turi gutinda cyane ku Ivangeli ya Matayo. Aha tugeze no ku mutwe wa 18 ndetse no ku mutwe wa 19. Yezu agaruka ku bana cyane. Uyu munsi mwumvise baramubazaga ngo ninde, ni gute muri iyi si ijuru rishima nde? Kristo Yezu akozwe. Nizere ko nawe hari igihe wifuza kuba ubo mu ijuru rishima. Aba rero baramubajije ngo uruta abandi mu ngoma y'ijuru ninde? Byaratunguranye Yezu azanye umwana mutoya ati dore niba ushaka kugira ngo ijuru rigushime uzigire nk'uyu mwana mutoya. Cyane ko muri kiriya gihe cyabo ndetse no muri iyi minsi na n'ubu ntabwo uko Yezu yabitwigishije na n'ubu ntibiratuzamo. Yezu aha agaciro abana, ariko na n'ubu ubona ntabwo turatangira guha icyubahiro abana batoya. Ariko iyo ugeze nko mu mategeko areba uburezi ugenda ubona babigira itegeko, kumenya amategeko agenga abana, ariko na n'ubu hari ubona bitaratujyamo neza. Nyamara Yezu yari abizi. Hari byinshi twakwigira ku bana. Murabona abantu uhereye ko twita igisekiramwanzi. Iryo ni ijambo ry'Abanyarwanda, ntabwo ari ijambo rya Bibiliya, ariko muri kukumva ko kantu igisekera hajya twabanzi bacu tubatwara gutera tubayekenyera amenyo, tukabifuriza ikibi, ndetse tukanabifuriza ko barimbuka n'ahaciyeho mu nda amenyo ukayahekenya, abandi bakavuga ngo ahubwo zashira no mu nda. Kubera ko dusigaye dufite abanzi benshi. Kristo Yezu akozwe. Kubera dusigaye dufite abanzi benshi, manya no mpamvu dusigaye turwara n'ibifureka ntiwareba. Abantu baba yabahemu, kandi uduhemukiye wese duhita tumutsiba mu gitabo, mu mutima wacu. Ariko uzamare gukubita kana gatoya, ugakubise ukavuga uti none ntago yewe umunyakataronya no kunsanga, ariko ako kanya ahita byibagirwa. Uwo ni umwana mutoya. Ibyo kubika inzika, ibyo kugira gute, ese kiba abana baturakariraga hari ababyeyi mwazonya no kubasigatira bagakunda. Kwa kundi uba wiyere muri stress nyinshi, wifite ibibazo byinshi, yakwihakurira ugahita ukubita. Nyamara we nibwo buryo bwe bwo uburyo bwo kuvuga nuko yiriza nyine, wa mugani wanyu nuko yibebeza nyine. None se kafite ababyeyi, mureka abana bibebeze. Kristo Yezu akuzwe. Nicyo gihe barimo agomba kumenya ko afite hafi abantu. Kandi ko ku mwana uzare niyaguye hasi arira ruka, ariko ubona ko hari mugira abantu badahari se yarira. Abana babaza ubwenge. Ariko birababaza, biratangaza iyo nyine umuntu agwa hasi, mu yandi magambo afite ibibazo, aturanye n'abantu, ukabona mwagira ngo ntago bigeze babibo. Umwana ahita bikwereka nyine, kugira ngo akwereke ko watinze kumureba, ararira nyine. Kristo Yezu akozwe. Abo ni abana koko burya bafite byinshi tubigiraho, uko kumenya kugira umutima ukeye, nta nzika, nta nda y'umujinya, yewe nta nazabirantega bya bindi tugira za susi nyinshi uvuga ngo ejo nzamera nzagira gute. Umwana arabizi ko iyo afite ababyeyi ari kubona abantu ubuzima buraho, akajya kwikinira, akagira gute, ubuzima buraho rwose. Nyamara ibyo byose kiba ariko twabagaho, kibaye twumvaga wa mugani wa Yezu se
n'ibishwi ntibihangayika, birahinga se ariko ntazabirandika. Ntabwo Yesu ashaka kugira ngo tubinjiji, ahubwo nuko hari igihe dutwarwa na future, hari igihe dutwarwa n'ejo bizamera gute, ugasanga ubuzima burahagaze kandi ejo tutari twahage. Yesu mu isengesho navuga ngo ifunguro ridutunga uriduhe uyu ugize amahirwe iby'umunsi wabibonye, ariko uri gutanga no kuvuga ngo ye baba we mu myaka 40 nzaba ameze ntawe, mwabona nzabura iki. Ubwo nanze kuvuga wenda ibibazo byinshi tugira, akazi, umugabo, umugore, iki byose, kandi ibyo bizaza mu myaka ingahe iri imbe. Uyu munsi baho, Imana yacu ishimwe, uyu munsi baho, ufite ubwoba bw'iki? Ngibyo rero by'abana batajya bagira kuvuga ngo he baba we ngo ngisigiye kuzangwira. Rwana nibyo uri umwana umwiguriye irindazi aka kanya ntibyabibaye umunsi byabibaye rwose, wenda byagira saa sita akongera kugukweshebana, ariko iyi saha byibuze yamenye ko aragushimira iyi saha. Niyo mpamvu rero iyo ugeze ku Evanjiri ya Matayo n'ubundi umutwe wa 19 wenda uhereye nko ku murongo wa 14, hora avuga ati mureke abana bansange, mureke abana bato bansange, kuko hari igihe tubabuza ijambo, hari igihe tubabuza kwisangira Yesu. Kubera iki? Kubera gutangira kubonamo ko ntacyo bamaze. None mu by'ukuri ageze umwana ntacyo amaze, niyo wahemushira reka gusurusurutsa gusa koko ntacyo. Ariko kwibwira ababyeyi, ndabona hano hari ababyeyi rata koko umwana ntacyo amaze, no kumubona ari hariya gusa, niyo yaba ari kwangiza ibintu, ariko kumubona ari hariya, ari igitambambuga umubona hariya, ubwabyo bitera ababyeyi ibyishimo. Nguko uko Nyagasani yifuza ko natwe tubaho. Muri ijambo twazirikanye umunsi umuhanuzi Ezekiyeli ni umutwe wa 2 uhereye ku murongo wa 8 kugera kwa 10, batubwira cyane ibyitorwa rya Ezekiyeli. Noneho aho tugira hakomeye, Imana ibwira Ezekiyeli aturamenye ntuzabe nk'iriya inyoko y'ibirara. Ati woweho akira iri jambo, akira iki gitabo, ngo nuko arakirya, arya cya gitabo cy'ijambo ry'Imana, kandi ngo kigeze mu kanwa ngo cyari kiryohereye. Arahandi batubwira uburyo ngo cyagiraga mu nda kigasharira. Bavandimwe, hari kenshi twumva ijambo ry'Imana, ndetse hafi yo kuvuga ngo burya icyo umuntu arya nicyo aba cyo, nyamara twewe dusigaye twitwara nk'abatumva ijambo ry'Imana. Ubona duhangayitse, ubona kubaho nk'abana batoya byaratwihishe, ubona ari abantu tumazwe n'ibibazo. Nyamara se ubundi si umuhangayiko wawe hari icyo urenda kongeraho ku bibazo byawe? Iyaba twahangayikaga ibibazo byacu bigakemuka, yewe uyu munsi twavuga ati mwese muhangayike, ariko si wahangayitse ibibazo byo bigakira ninde? Ahubwo ko Abanyarwanda bati agahinda kagira mubi. Ntabwo umuti rero ari uguhangayika, ntabwo umuti ari ukumva wapfuye byarangiye. Umuti ni uko utungwa n'ijambo ry'Imana, kuvuga uti none ibibazo ngezemo ko Yesu yabinyuzemo. Erega niyo mpamvu Yesu yemeye guca mu bibazo, n'ubundi yashobora no guca mu munezero. Reka mbabwire, uyu mutagatifu twizihiza uyu munsi yitwa Claire, cyangwa se mu Kinyarwanda Clara. Umutagatifu Claire nshaka kumubaha nk'ubuhamya bwo kumva ijambo ry'Imana ukarikurikiza. Claire uyu, ubwo muri bose niwe nabahitiyemo, Claire uyu yari umwana w'umukire, umukobwa wo mu bisubizo pe. Noneho akaba n'umukobwa mwiza cyane, urumva ibyo byose yari afite n'uburyo ubwo bushobozi, kuko ababyeyi bari baramureze neza, reka sinakubwira, uduherena hariya, umusatsi hariya, ibiki byose. Ariko hanze hagaruka se mwabyeyi mwabana banyu muracyabashiraho amaherena ariko ibyo nzabigarukaho katwikomereza. Kristo Yesu akuzwe. Noneho umukobwa ajya mu misa, yumva inyigisho za Mutagatifu Francisco d'Assise. Uwo mutagatifu mujyamo mwumva. Uyu mutagatifu kimwe na ba Jean de la Croix, kimwe na ba Chrysostome, hari abantu tuzi, umuntu yakora urutonde rw'abantu bigishaga ugafashwa. Ariko n'ubundi ni muri bake Bibiliya itubwira ngo uyu muntu yumvisha ijambo ry'Imana arafashwa.
muri abo bakene harimo Claire. Uko yakagiye mu misa yumva ijambo ry'Imana, yumva arafashijwe, bituma koko ashaka gusiga ibindi byose agakurikira Yesu. Noneho avuye mu misa uwo munsi, niba hari harateza amasarudo ku wafire simbizi, ariko uwo munsi yumva ijwi rimuhamagara ko agomba kujya kwitangira abandi. Yumvishe inyigisho ivuga ngo Yesu araguhamagara kugira ngo agutume. Kandi koko uwo munsi bwa bukire bw'iwabo byaki byose ndetse n'umusatsi we bitwibutsa n'ubundi Mutagatifu Mariya Madarena, na wa musatsi we ararawuvanyeho, aragenda ajya muri kuva, ajya kwikingirana. Ndakeka ababikiraho inyigisho murayizi cyane. Nuvuga ngo byandi byose byashoboraga gutuma mbese yabiha agaciro muri iyi si, arabyibagiza, ubundi aragenda aba uwihaye Imana, ajya kwitangira abakene, abarwayi babandi abandi ubundi tureba tumva baduteye iseseme. Mwibuke ko muri iyi minsi turi gutinda cyane ku mpuhwe z'Imana, turi mu kwezi kw'ibikorwa by'impuhwe n'urukundo. Ngicyo rero icyo Kararo uyu nguyu Claire, ubundi ni ijambo ry'igifaransa ariko n'ikinyarwanda ubundi bari bamwise Claire, waravuze ngo uwuburanga. Ariko ibi byose ntabwo byatumye adakorera Imana, ahubwo byatumye amenya ko icyubahiro ntabwo ari icye, ahubwo icyubahiro ni ik'Imana. Natwe rero mu buzima bwacu reka twifuze kubaho nk'abana batoya, abana batigiramo uburyarya, abana buriya abantu bakuru nitwe turera nabi. Umubyeyi abwira umwana w'imyaka ndakeka afite nk'ine, arabwira ati uwo mubyeyi arimo imyenda myinshi cyane. Noneho abwira abana ati ntimuvuge ko ndiyo, kuko yarazi mu rugo bazaga ari benshi ariko baje kwishyuza. Noneho umuntu wa mbere aje gushaka se, umwana arabwiye ngo papa ntawe uriyo kandi yatubwiye ngo tuvuge ko atariyo. Erega araryamye kandi yatubwiye ngo tuvuge ko atari. Ubwo buryarya mwakwishyuye imyenda y'abandi aho kugira ngo mujye kubwira abana ngo bavuge ko utari. Umwana rero we ntabwo afite uko kurimanganya, umutima ukeye. Maze rero Nyagasani uduhe kugira koko uwo mutima ukeye, ni ukumva umwana, kumuha agaciro. Uzi ko ku myaka 3, 4, 5 wagombye kumenya icyo Imana yashize mu mwana wawe. Ariko kubera kutamuha agaciro wabwirwa n'ikizi. Buriya ku myaka umubyeyi agomba kwitegereza umwana we ku myaka 3, 4, 5, amuganiza, amuvugisha. Umwana azagira ku myaka 10 azi ko Imana yashize mu mwana we. Niko murera Kristo Yesu akozwe. Ubu washobora kuvuga abana bawe bose, uyu mwana Imana yaramuhaye iki, uyu mwana Imana yaramuhaye iki, uyu mwana Imana yaramuhaye iki. Dufite ikibazo rero. Kandi buriya abazungu bo icyo bigisha cyane abarimu ni ukumenya, ngangonisha ikinyarwanda cy'igihe, ni ukumenya gutagetinga. Mwari magambo kumenya kureba niki kiri mu mwana. Gute rero ni ukuganira nawe, ni ukumenya kumwumva. Akajambo ni keza, écoute, kumenya gutega naho twe ni muri kubita nuko nyine kumenya gutega amatwi umwana, ndetse buriya no mu byamena nk'umwana harimo kumenya icyo umwana yarakene. Uko agenda akura rero niko uzagenda umenya uyu mwana. Ndetse buriya niyo rimwe na rimwe dutangira guhana n'abana, wabaza umwana uziga iki, n'igihe tutanabibaza twiwe, ushaka kwiga iki, wagombye guhita ubihuza n'ubuzima bwe bwo mu bwana. Nushobora kuyimuyora uti ushobora kuziga iki, yajya ngo kubera ko mwe mutageze mu mashuri ngo ibyo ntibibareba. Buriya nta muntu uzi ubwenge nk'umubyeyi. Ayo mayuniversite bavuga n'ibiki byose, wa mubyeyi we utaza umubyeyi uzabaza uwo mwana ngo ugiye kwiga ibiki mwana, uzamubaze niyo yaba agiye kwiga kaminuza, uzamubaze ibyo bintu ari kuvuga ngo agiye kwiga
muri we bizamumarira iki? Muri we ubihuze n'ibyo uzi. So wafatanyije n'Imana akorera, ubihuze n'ibyo uzi, nawe mubwira uti njye mbona wari kuziga ibi. Ariko uzi kuba utarageze mu ishuri ukagira umwana ukamubwira ibyo aziga ntibitangaje. Uzabikore ukurikije inshingano yakibwiye. Mu byo umwana ari kukubwira no mu byo uzamubwira, Roho Mutagatifu azavanamo icy'ingenzi. Abapagani baturushe kurera we. Umutima ukeye. Maze rero Nyagasani uduhe kugira koko uwo mutima ukeye, uduhe izo mbaraga, uduhe kugira ngo twere guhangayikishwa n'ibizaza hirya no hino, ahubwo tugutumbire utwereke icyo gukora uyu munsi n'ejo bundi. Turakwizeye Imana yacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro.